abaturage 21,825 twari twabonye abana bafite igwingira muri zone yacu. Bari abana bagera ku 112. Ubu tuvugana bitewe n'ibyo bikorwa byiza bikorwa ndetse n'abajyanama b'ubuzima babidufashijemo na serivisi ishinzwe imirire ku kigo nderabuzima, ubu dusigaranye abana 44. Twongeye tubahaye ikaze mwese mudukurikira ku Ngenzi TV. Mugiye gukurikira ikiganiro cya Dr. Munyengango Josue, akaba ari umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Muhondo, aho agiye kutugezaho uburyo buri wese yarwanya igwingira n'imirire mibi ku bana, nk'uko ikigo nderabuzima cya Muhondo cyakuye igwingira ku bana 102 kibageza kuri 44, aho avuga ko bafite icyizere cy'uko bose bazava mu cyiciro cy'igwingira n'imirire mibi. Nubwo ikibazo cy'imirire mibi ikabije cyagabanutse, nk'uko ubushakashatsi bwa 6 bwakozwe na Demographic Health Survey ariyo DHS mu magambo ahinnye, ku bwiyongere n'ubuzima bw'abaturage bw'umwaka wa 2019-2020 bwagaragaje ko umubare w'abana bagwingiye wagabanutseho 5%, kuko bari bageze kuri 33% bavuye kuri 38 mu myaka 8 ishize. Byagaragaye ko igwingira riterwa n'uko akenshi abana batabona ifunguro ryiza kandi rigizwe n'indyo yuzuye, bakunda kurwaragurika kandi bakavukana ibiro bike. Ikibazo cy'igwingira gikunze kugaragara cyane mu bana bo mu cyaro n'abavuka mu miryango ikennye. Dr. Munyengango we avuga ko iyi myumvire igomba guhinduka. Murakoze. Nitwa Munyengango Josue, abandi umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Muhondo mu karere ka Gakenke. Ikigo nderabuzima cya Muhondo abarwayi gifasha baturuka mu bihe bice? Murakoze cyane. Ikigo nderabuzima cya Muhondo cyakira abaturage bagize umurenge wa Muhondo ndetse n'indi mirenge 2 idukikije, cyane cyane umurenge wa Muyongwe ndetse n'igice cy'akarere ka Rulindo. Hanyuma hano Muhondo serivisi zose zigenewe centre de santé muzigeraho? Murakoze. Serivisi zose ikigo nderabuzima gitanga zose zirahatangirwa, cyane cyane mu kuvura abatugana baje bafite uburwayi busanzwe, ndetse na serivisi zijyanye no kwirinda, cyane cyane nimvuga kwirinda, gupima sida, kurwanya imirire mibi, ikingira ndetse n'ibindi. Aha Muhondo ni hegereye Nyabarongo. Indwara mwakira cyane abarwayi mukunda kubona bahura nazo n'izihe? Ni ikigo nderabuzima cyitabirwa cyane, ariko uburwayi bukunze kubaho bitewe n'uko twegereye Nyabarongo nyine nk'uko mwabivuze, ni indwara zijyanye n'isuku nkeya. Gusa tukagira umugisha ko leta ku bufatanye na RBC na Minisiteri y'Ubuzima 2 mu mwaka dutanga imiti y'inzoka, ndetse tukanapima n'abana bari munsi y'imyaka 5 kugira ngo turebe niba bafite imirire mibi bashobora gukurikiranwa, ndetse n'abandi bose bagahabwa imiti y'inzoka kugira ngo dushobore. Twagize kese za malaria ziyongereye, turi mu ngamba rero twaranazitangiye gushakisha uburyo ubwororokero bw'imibu bwose tugerageza kubuvanaho. Hari umuco w'uko abantu bakunda kumva amatafari, ugasanga ibinogo amazi aretsemo, imibu ibonye aho yororokera. Ibyo ku bufatanye n'inzego bwite za leta, cyane cyane umurenge, baradufashije tugenda tubisiba, hanyuma no gukora ubukangurambaga mu ngo,
ahantu imibu ishobora kororokera hose, handi batega amashitingi kugira ngo babone amazi. Aho ngaho ni uburyo bwiza bw'umubu wakororokera. Ibikoresho byo mu rugo bishaje bikaba bifite amazi, aho hose twagerageje uburyo bwose ibyo bintu tugenda tubivanaho kugira ngo ubwororokero bw'imibu bugabanuke, ndetse tunashishikariza abaturage bacu, kubera ko inzitiramubu zaratanzwe kandi nziza ziteranye umuti, kugira ngo bashobore kuzikoresha nk'uko bikwiye. Ku bijyanye no kurinda abana igwingira n'imirire mibi, se hari abo mwaba mwakira? Ubwo wenda uradufatira urugero uhereye nko ku myaka 5, ese bo mwaba mwakiriye bimeze gute? Hari abo mugikurikirana? Hari abo mugishakisha wenda hirya hino? Bihagaze gute? Murakoze cyane. Ku bijyanye n'igwingira ry'aba ari abana bari munsi y'imyaka 5, nk'uko buri mwaka habaho ipimwa ry'abana, biba ari mu rwego rwo kugira ngo abana bagaragayeho igwingira bashobore gufashwa, kubera ko Minisiteri y'Ubuzima itwoherereza ifu yo gufasha abo bana kugira ngo bashobore gusohoka mu igwingira. Ababonetseho rero icyo kibazo bose barakurikiranwa, bagahabwa ifu ibongerera. Hejuru y'ibyo ngibyo bakigishwa ku bijyanye n'imirire yuzuye, ifite ibyangombwa byose, ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibindi ndwara. Kandi abo bana iyo babonetse turabakurikirana, kubera ko dufite mu midugudu aho abana bahurira ndetse n'ababyeyi babo bakigishwa, noneho hagategurwa n'igaburo ryuzuye, abana bakarisangirira aho ngaho, ndetse n'ababyeyi bo ubwabo bakabona yuko ibyo kurya byujuje intungamubiri, ibyo kurya byubaka umubiri, birinda indwara, bitera imbaraga, ko ari ibyo kurya twifitiye bidasaba ibyo kurya bihambaye. Noneho bakigishwa, kubera ko biba rimwe mu cyumweru, nabo ubwabo mu yindi minsi isigaye bakagenda bakabikora, kandi ubona ko bigenda bitanga umusaruro. Tutanze nk'urugero, mu murenge wose ufite abaturage 21,825, twari twabonye abana bafite igwingira 112. Ubu tuvugana, bitewe n'ibyo bikorwa byiza bikorwa ndetse n'abajyanama b'ubuzima babidufashijemo, na serivisi ishinzwe imirire ku kigo nderabuzima, ubu dusigaranye abana 44. Nabyo bigaragaza icyizere cy'uko ku bufatanye n'inzego bwite za leta ndetse n'ikibazo kukigira icyacu, duhamya tudashidikanya yuko n'abo ngabo dufite bagikurikiranwa, ko vuba aha ngaha bidatinze nabo bazasohoka mu mirire mibi. Birumvikana ni imbaraga zakoreshejwe zinakomeye, kuva ku 100 ukagera kuri 40. Ariko hari ikibazo cyakunze kugaragara hirya no hino, naho za nyunganiramirire mubaha, urugero nk'iriya fu batanga, na hano ngira ngo murayitanga. Hari abagenda na babandi bafite ubushobozi. Ubuzima buriya zirubakitse kandi zubakitse neza. Umuturage ufite umwana cyangwa umubyeyi ufite umwana ufite imirire mibi, abarizwa mu isibo cyangwa se abarizwa mu mudugudu. Kandi mu mudugudu tugiramo abajyanama b'ubuzima 4. Abo bajyanama b'ubuzima baba bazi neza ko uwo mwana afite ikibazo ndetse n'urwo rugo. Abajyanama b'ubuzima rero baradufasha mu gukurikirana, kugenzura umunsi ku wundi niba koko mu by'ukuri abo bana iyo nyunganiramirire bayihabwa, kandi bakayihabwa neza kandi ku gihe batayigurishije. Inzego bwite za leta nazo ku bufatanye n'akarere turakurikirana twese, kugira ngo hataza kugira uteshuka
akavuga ati nkeneye ikindi kintu, iyi fu ndayigurishije. Ababyeyi rero mbere y'uko banayihabwa ku kigo nderabuzima tubabwira ko ari umuti, ko bagomba kuyifata nk'umuti. Ntabwo rero umuti usangirwa, ahubwo umuti ni uw'umuntu ku giti cye. Inzego rero zose ziba ziri maso kugira ngo haramutse hagize n'ushobora kuba yateshuka, uretse ko ntawe turabona, kugira ngo abe yaganirizwa. Ariko kubera ko baba barabyigishijwe kandi natwe tubikurikirana, bikaba ari nayo mpamvu binatanga n'igisubizo kiri pozitifu cy'abana baba bafite igwingira umunsi ku wundi bagenda bagabanuka. Bigaragaza rero ko ari ibintu byatekerejweho neza kandi bitanga umusaruro, kandi tugomba gukomeza kuko tubona ko abana bacu, u Rwanda rw'ejo rugenda ruva muri icyo cyiciro rukajya mu cyiciro cy'abana bafite ubuzima bwiza. Reka nongere mbibutse yuko buriya kugira ngo igwingira ribeho ni mu minsi 1000. Umwana ashobora no kugwingira akiri mu nda ya nyina. Niyo mpamvu iriya minsi 1000 igomba kwitabwaho. Umwana akiri mu nda ya nyina twita ku mubyeyi. Uwo mwana, umubyeyi nawe ufite ikibazo cy'igwingira, kubera ko tumufata amaraso tukamenya ingano y'amaraso, byo bita hemoglobine uko ingana, byaba ari ngombwa yuko ahabwa amaraso akayahabwa, cyangwa se tugapima navuze ikijyanye n'ingano y'amaraso. Hanyuma uwo mubyeyi turamukurikirana kuzageza igihe azaba abyaye. Iyo amaze kubyara tusaba umubyeyi yuko mu mezi 6 agomba konsa uriya mwana nta kindi kintu amuvangiye. Wagaragaje ikibazo cy'ubukangurambaga gihera ku mubyeyi akimara kumenya ko yasamye, aje gukurikirana ubuzima bw'umwana n'umubyeyi kwa muganga muri serivisi ya CPN. Inyigisho guhera aho ngaho ziratangwa, agitwite kugeza ku mezi 9. Hakabaho no kumwigisha mu gihe azaba amaze kubyara uburyo agomba kwita ku mwana, ndetse nawe ubwe akiyitaho, kubera ko umubyeyi niwe utanga ibifasha umwana. Icyo gihe cyose rero cy'amezi 6 afata ibere gusa nta kindi kintu amuvangiye, niho iyo amezi 6 ageze dutangira kumubwira tuti uyu mwana akeneye guhabwa imbuto, akeneye guhabwa imboga bituma ubuzima bwe bushobora kuzamuka. Birumvikana ko abaturage bose cyangwa ababyeyi bose badashobora kubyumva 100%, ariko bitewe n'uko dufite n'abajyanama b'ubuzima ku ruhande, tukaba dufite n'inzego z'ibanze. Twebwe buri wa kabiri tujya mu nteko z'abaturage, tuba dufite ibiganiro twateguye. Hanyuma dufite ibikoni by'imidugudu bihari byinshi kandi bikora. Aho hose ni inzira z'urufatanye zikoreshwa kugira ngo abo babyeyi ndetse n'abapapa mu nteko z'abaturage, kugira ngo bashobore kubyumva neza, batumva yuko iki kibazo kiri ku mubyeyi gusa, ahubwo ari umuryango wose muri rusange. Ku bufatanye rero birakoreka kandi bigakunda. Mwebwe iyo mwitegereje musanga ikintu, kuko inaha ni igice cyera cyane kirimo ibyo kurya byinshi, kugira ngo byinshi ni nabyo bijya gutunga umujyi wa Kigali, ntabwo hagakwiye kugaragara ikibazo cy'imirire mibi itera igwingira. Mubona mwebwe ubundi byaba biterwa n'iki? Murakoze. Nk'uko nabuze mbivuga, igwingira nyine rishobora gutangira mu nda umwana akiri mu nda ya nyina. Birasaba yuko wa mubyeyi wamaze kumenya ko atwite agomba kwitabwaho, agahabwa igaburo ryuzuye ririmo ibyubaka umubiri, birinda indwara n'ibitera imbaraga. Nk'uko nabivuze, tupima ingano y'amaraso ndetse tukanapima n'ikizigira cy'umubyeyi. Ibyo byose n'ibyo biganira iyo byitaweho, umubyeyi
yibaruka umwana udafite icyo kibazo, agakomeza agakurikirana. Ndetse mu by'ukuri nubwo tunavuga yuko iryo gwingira rihari, ntabwo rikabije, rirahari, ariko tugenda turirwanya dukurikije ibyo biganiro. Ikibitera rero nyamukuru kigendanye n'ibyo ni uburwayi ndetse n'imirire mibi, cyane cyane umubyeyi aba atarabonye, bikagenda bikafekitinga umwana mu nda ya nyina, ndetse no kuba umubyeyi yabura amashereka, akaba adashobora guhaza umwana, cyangwa se ngo muhe intungamubiri mu bijyanye no kurya bihagije, bikaba byatuma umwana yagira igwingira. Ariko niho nahoze mvuga ko guhera ku amezi atandatu ya mbere yigishijwe ko agomba konsa umwana atamuvangiye ikindi, no guhera ku mezi atandatu akigishwa yuko agomba guhabwa igaburo ryujuje ibyangombwa bitunga umuntu, atari ku mwana gusa, ahubwo no ku bantu bakuru, ibyubaka umubiri n'indwara bitera imbaraga. Ukavuga uti rero igwingira ryaba riterwa n'iki? Igwingira rishobora guterwa n'imyumvire yacu turiho, cyangwa no kuba dufite ibyo kurya bihagije, ugasanga ntitubifashe, ahubwo tubijyanye mu isoko. Nibyo koko tugomba kwihaza mu biribwa, ariko tukamenya yuko n'imiryango yacu nayo ihari, kandi nayo ikeneye ibiwutunga. Dusagurire amasoko, ariko natwe twihaze mu biribwa, kandi atari ku mupapa, atari ku mumama gusa, ndetse n'umwana muri rusange, kubera ko byamaze kugaragara ko bishobora gutuma n'abana bacu ibijyanye n'amashuri ndetse n'ubuzima bwiza n'izindi ndwara zishobora kuziraho z'ibyuririzi zishobora kubageraho mu gihe batabonye igaburo ryuzuye.